Rwanda tubonye undi muntu joininze Isimbi Honorine mu gukina Prono, uwo nta wundi ni umuhanzi mwamenye muri benshi. Mbonye umugabo ari umwana w'umukobwa ufite amabere ashinze, Godfather no kumusatsi uvuye. Sinumva ukuntu wawe ufite video yanjye ubwambure gusa uyifite nkandi gute se? Yego wemerewe kuyitunga, yakugezeho gute? Uyitunze uya ngo bagiye gutereka hanze mu minota itarenze 30 yifashe. Umwana ngo yaragiye atereka kamera ahantu mu nguni, arayisetinga mu buryo bwiza cyane. Ubundi aragenda arayibyindimira nk'akaboko k'Uwiteka gahora karambuye. Baza arayifite ya dani. Ngo aragenda noneho sasa aratangira yifata video. Ni video ngo yifashe ubwe ku giti cy'Imana Nyagasani. Abana ngo batangiye kugenda bayohererezanya gake bayenjoyinga. Imbabare ntingeyeho nkeneye kwiryamira ntuje. Wino kandi kubona hano mu Rwanda tubonye undi muntu joininze Isimbi Honorine mu gukina Prono, uwo nta wundi ni umuhanzi mwamenye muri benshi. Mbonye umugabo ari umwana w'umukobwa ufite amabere ashinze, Godfather no kumusatsi uvuye. Bakoze mbabara umbwiza ukuri. Umaze ya mano wayiteretse cyangwa n'umukobwa? Bro, yateretse telefone hariya hakurya y'igitanda, araza kwaje bakuri ibyo igitanda hariya urukumva. Arahaguruka atera intambwe ya mbere, kabiri, gatatu, telefone aragenda arayisitara, ajya kubaga. Ntabwo herekana umuntu, uburiri bwose igitanda cyose kiragaragara. N'umwana gato bakaboneka se. Ndakubwiye aya magambo ukoresha ni manini narakomera. Gusa wagiye umenya umuntu manini iri jwi uzi ko bari coding ibintu byose, wagiye umenya ko iri jwi rijya hosting abayobozi. Urumva icyo mu ntakivana mu kanwa akazagira minister wongera hosting na Godfather ndi kuvuga ibyo bigambo. Urukumva nyine ukoresha umupuri. Ko ntibaramenya ngo umupuri ni iki, ariko nukoresha amagambo aremereye gutyo. None se ko buriya ni ukuvuga ngo nawe wabona ikigo kinini ukakita igiti yo kuko ukumva nge ndi mu bantu urubarimba, niyo mpamvu nshoboye kandi nshobotse. Urabona nkawe murashoboye ariko ntimushobotse. Ariko rwose nabonye ku mbuga nkoranyambaga ya mpano ndavuga ariko se ya mpano yasohoye album, yasohoye indirimbo, yasohoye ya mpano ntabaye ya mpano. Bimeze gute aho ngaho? Hano ni sawa, ariko mu buzima busanzwe meze neza kabisa, ntari ariko izi nyine urumva ni ibisazi. Baba bari gushaka uko babigenza kose. Nyemerera muri iki kiganiro turi mu gace kitwa UBK, ubwamamare bushingiye ku kinyoma, by'umwihariko ubukunda kubera muri showbiz yo mu Rwanda. Ni initiative natangije yo kugaragaza bimwe mu bintu bibera muri showbiz yo mu Rwanda, aho umuhanzi ashobora gukora indirimbo 20 yafatwa video imwe cyangwa ibyuma byagaragaza video ko ari ahantu runaka bagahita bamushyiraho case ngo arimo arank'urumogi, cyangwa hari video yagaragaye ngo nk'urumogi, cyangwa se ngo asambana, cyangwa se ngo agira gute. Ibyo byose biri mu bimwe byagiye byica amazina y'abahanzi benshi batandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. So uyu munsi ya mpano ni umwe mu bahanzi barimo gutopinga chat, barimo kuzamuka neza mu gihugu cy'u Rwanda, barimo kubona big stage, barimo kubona akazi kandi biciye muri music. Ndagira ngo tubwire noneho ubuzima bugendanye na privacy bwawe bumeze neza, bimeze gute? Ni neza, ariko mu kazi urumva hano mu gihugu ukuntu biba bimeze, buri wese akuvuga uko gushaka cyangwa uko akubonye. Ariko icyo navuga ni uko buriya umuntu utagira umwanzi ni umusazi. N'umusazi banza ajya gusara ariko yaratewe n'abanzi. Icyo navuga cyo ni uko tubana n'abacancuro.
bigatuma ubuzima bwacu bujya mu kangaratete kuko umucancuro sha naho atagurisha amakuru yawe. Ni nka baba masanarizi bamwe baherutse kwambukira mu Rwanda bavuye i Goma, bamwe bazanywe ngo baze barwanirire b'abazungu. Umuzungu yamenya mapu ya Afurika, yamenya ahantu hari igishangara. Abo ni abacanshuro, abo nabo ni abacanshuro. Abo nibo bantu murimo kubana nabo aho ngaho i Kigali muri showbiz. So rero abacanshuro ni abantu bashobora kuza bakakwegera mu kabana, ariko yabona gato ko kugira ngo abeho gato katanica isari igihe cyose ugasanga arimbuye ubuzima bwawe. Abo nibo twirirwana, ariko buriya umuntu uko agenda akura agenda asobanukirwa ibintu, agenda abona ibintu, agenda arushaho gufunga, ariko abagome bo nyine bariho. Niyo mpamvu uri kunyumva, ni nayo mpamvu bari kwandika biriya uri kubona, ni nayo mpamvu bari kuvuga biriya, nuko ntago habura umuntu wanga njye. Yego burya kwanga umuntu akaza akanagushyiraho ikinyoma kingana kuriya biba biteye ubwoba. uwo muntu aba yanaguhemukira mu buryo bundi. Yego nyemerera y'amano, nyemerera nkubite mbangura ku mbuga nkoranyambaga aba influencers benshi bakomeye, aboroheje, abatoya, abakuru, abenshi bose haciye nk'umunsi ngira ngo ni amasaha atari menshi bavuze bati video y'iminota 47 ya Yampano ari mu gikorwa cy'abakuru ari kumwe n'umukunzi we irafitwe, iri hanze, bamwe bati mu dusharinge, abandi bati mu dusharinge. Ndagira ngo tubwire wowe niki ubivugaho? Ese iyo video irahari? Ese ntayihari? Ese hari abana bonye bavuga ko ngo ari indirimbo ngo murimo gutwikira igiye gusohoka kubera bwamamare bushingiye ku kinyoma, ku kintu cyitwa prank, aho bashyizeho ngo uyu muhanzi agiye gusohora indirimbo ngo agomba kugira prank, ugasanga hari abafana babyemera. Ese ni prank? Ese video irahari? Niki ubivugaho Yampano? Urumva icyo mbivugaho ngewe nta muntu natumye ngo nyamamaze mu buryo bubi, kuko ngewe mfite imiziki myiza, mfite imiziki itansaba no kugira ngo nishyireho niyambike ubusa cyangwa se nishyireho igisebo ngo ni ukugira ngo abantu banyumve. Ntabwo ari cyo nkorera umuziki, nta nubwo ariyo sisitemu nkoramo umuziki, ahubwo icyo navuga ni uko hari abantu, buriya abantu bishimira kubona batesheje abandi umutwe cyangwa bari gutuma umuntu akeya bitari na ngombwa. Wowe kuza ukambwira ngo ufite video yanjye y'ubwambure bwanjye, uba utangiye kwanza gutuma njya muri byinshi bitari na ngombwa, kuko sinumva ukuntu waba ufite video yanjye y'ubwambure gusa uyifite nkandi. Wemerewe kuyitunga? Yakugezeho gute? Uyitunze ute? So ikindi ibyo ntibinanira ubwoba kubera yuko turi mu gihugu cyifuza ibyiza, kandi iyo bavuze amahoro buriya baba bavuza, niba bavuga ngo u Rwanda rurimo amahoro ujye wumva ko buri sekiteri yose igomba kuba irimo amahoro. Impamvu benshi bagiye babizira, ari benshi bagiye bafungwa kugaragaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga, gutukana ku mbuga nkoranyambaga. Hari abanyamakuru tuzi bafunzwe bari imageragere bakatiwe imyaka kubera ibyo byaha. Bivuze ngo itegeko rihana ukwirakwiza ubwambure bwa muntu cyangwa amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma n'icyo urimo kubikoraho? Yewe urumva ntacyo nabikoraho, kuko urumva ntiwamenya ngo ninde nyiribaya. Ushobora kumenya nyirabayazane ariko ukayoberwa aho biri, kuko umuntu ashobora kugutega kamera abantu mani